Reka twongere tuguhe ikaze wowe tubana umunsi ku munsi ku Rugwiro Media TV. Twizere ko umeze neza aho uri hirya no hino hatandukanye, kandi twizere ko ibyo uri gukora biri kugenda neza. Wowe byaba bitari gukunda, ihangane, nyine mu buzima niko bigenda, ni ups and down. Nizere ko rero udacika intege, kuko niryo kosa rya mbere ryatuma ibyawe bisubira inyuma. Nkuko rero twabigusezeranije ubushize mu kiganiro cyacu, twakubwiye ko tuzakira undi mutumirwa akatuganiriza kuri siporo, ariko tukaganira noneho ku bantu bakora siporo barabigize umwuga. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa, tujye kubanza guha ikaze ku Rugwiro Media TV, agatangira yibwira abadukurikiye. Murakoze. Nitwa Christian Ndahiriwe, nkaba nkora ubugororangingo mu rurimi rw'icyongereza bita physiotherapy. Nkaba mvura abantu batandukanye, harimo n'abo bakora siporo, kuko iyo bagize ibibazo bikenera kongera kugarurwa ku ingingo zabo zongera gukora neza, tubafasha kugira bongere bazasubire, yewe no gusubira gukina. Muri make n'abandi bantu basanzwe ariko badakora na siporo nabo turabafasha kugira ngo twongere tubasubize mu buzima busanzwe bwo gukoresha ingingo zabo, amamisikire, ibintu byose bituma umuntu anyeganyega. Yego. Ubushize twaganiriye ku kamaro ka siporo, dusezeranya abakunzi bacu ko tuzagaruka ku kiganiro gikurikiraho, tuzibanda ku bantu bakora siporo ariko by'akazi, cyangwa se ariko kazi kabo bakora, kuko nyuma yaho tubona ko hari abagenda batamenya, cyangwa se bari bisoje ugasanga bahuye n'ibibazo bitandukanye, nyamara bakabaye baririnze mbere. Reka dutangire ikiganiro. Urakoze kwibwira abadukurikiye. Ese iyo umuntu avuze abakora siporo nk'akazi, umuntu abavuga iki? Ni abahe? Abantu bakora siporo nk'akazi kabo buri munsi, twabifata nk'urugero rusanzwe. Umuntu ukora muri ofisi abakora kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, agakora amasaha menshi. Ni kimwe n'umuntu ukora siporo nk'akazi, ni umuntu uba ukora imyitozo ngororamubiri agamije guhiganwa, abihemberwa nk'uko undi wese yabikora abihemberwa. Gusa nuko akazi ko gukora siporo kaba karimo kugukoresha imbaraga z'umubiri. Ikindi nuko siporo akenshi tubyitiranya n'imyitozo ngororamubiri. Abenshi bumva bavuga ngo tujye gukora siporo, ariko mu by'ukuri ntabwo aba ari byo. Umuntu yitwa umusportif ari uko abihemberwa, abikora. Bigizwe n'ibintu by'ingenzi, nuko akazi ke gashobora gukoresha ingingo ze, misikire ze, atakaza energy mu buryo bumara igihe kinini buhoraho, iminsi yose nk'akazi, akabihemberwa. Kandi ikintu cyitwa siporo ari uko hajemo ibihembo, amategeko n'amashyirahamwe abigenga. Mwumva ko abashyirahamwe rya football, ikintu cyose kidafite ishyirahamwe rikigenga ntabwo kiba cyitwa siporo. Kiba gifite amategeko, haba harimo ibihano, haba harimo n'ibikurikizwa kugira ngo ubijyemo. Niyo mpamvu habamo abakoci, abanyamashuri cyangwa se abascientifique, abanyamirire bijyanye n'ubwo bwoko bw'iyo siporo, ijyanye n'iryo rushanwa, ubuzima bwabo. Abaganga bo babavura mu buryo butandukanye. Nk'umuganga w'ikipe ya basket ntabwo aba yitwara nk'umuganga w'ikipe ikina cricket, kuko icyo umubiri ukoresha muri basket ntabwo ari kimwe na cricket. Cyangwa se umuntu wiruka n'amaguru, mubona ko iyo umurebye ukuntu aba ateye, imvune agira zitandukanye n'ukina umupira, kuko umupira haba harimo andi mategeko, kuko ntabwo imvune ziba mu mupira ushobora gusanga ari zimwe bitewe n'ukuntu umupira umeze. Niyo mpamvu nta mwaterete ubyuka uyu munsi ukora akazi nka siporo ngo avuge ati ngo aka kanya ndiyemeje ngenda umuntu wiruka. Hari ishyirahamwe rigomba kubyemeza, bakamureba ubuzima bwe niba bumeze neza, bakamupima, none yamara kuzuza ibisabwa, ari nabyo bikonfirimwa n'abahanga, harimo abatoza, ayo ma association, imyaka, kuko nabyo burya bigira imyaka. Buri siporo yose igira imyaka bitewe n'icyo umubiri usabwa. Muri make nuko ari umuntu ufite umubiri ukoreshwa mu buryo burenze ubwo abantu basanzwe badakora babikoresha. Ubwo bakoresha umubiri mu buryo burenze butuma umubiri utakaza imbaraga nyinshi. Uwo muntu ni gukora siporo, ariko izo critères twavugaga z'amashyirahamwe n'amategeko bishobora kuba byavuga ati ngo tumwise umuntu ukina handball. Ntago umuhandball abyuka avuga ati ngo ndahinduye muri football. Hari ishyirahamwe agomba kujyamo mu bihugu, ku rwego rw'igihugu, hari urwego rw'isi. Muzi ko hari umukinnyi bavuga ngo ni umukinnyi mpuzamahanga, hari urwego agera bakavuga bati tukuvanye mu rwego ruri lokale ugiye ibyo byose biba bijyana n'imbaraga n'ubushobozi ashobora gutanga, cyangwa se
n'ubumenyi skills akenshi haba harimo umuvuma. Nicyo umuntu ukora siporo. Hari ikintu uvuze ko siporo yitwa siporo iyo yagizwe n'ayo mategeko n'ayo mashyirahamwe yigenga, bya bindi twikorera bisanzwe twitiranya na siporo, ngo twabyita iki cyangwa byakabaye byitwa iki? Nk'abantu bakora mu buzima byo tumenya kubitandukanya, aribyo bita kudefinisa cyangwa se gusobanura ubusobanuro bw'amagambo. Ubundi mu kijyanye no gukoresha umubiri kugira ngo utakaze energy, hari amaterima atatu. Hari yitwa imyitozo ngororamubiri, imirimo y'amaboko na siporo. Yego. Imirimo y'amaboko mu cyongereza babyita physical activity cyangwa se activité physique. Nk'iyo umuntu ahinga ari cyo akora mu rugo, iyo yifitiye umurima yituriye wenda mu majyaruguru afite umurima munini, arahinga ari we wihingira akajya guhinga, nibyo dushyira mu rugero rwa umurimo w'amaboko. Iyo umubyeyi akunda kujya kwihahira akava hano akajya Kicukiro avuye Kimironko akunda kugenda n'amaguru agiye guhaha, wawita umurimo w'amaboko. Ibyo ni ibintu ukora, ariko umubiri wawe ntabwo ugamije ikintu cyari cyo cyose cyahindura ku mubiri wawe. Ni uko ubikunda urabikora, ariko nabyo nubwo ubibonye bituma umuntu atakaza imbaraga. Ukoresha imbaraga, iyo uhuye n'agasozi urazamuka. Umuntu ukunda kwigira ku kazi anyonga igare, ubu ni umurimo w'amaboko, yiyemeje kuzajya ku kazi anyonga igare kuko azi ko bishobora kugira kumufasha mu buzima busanzwe, ariko ikigamijwe ni ukujya ku kazi. Iyo ukora mu buzima busanzwe ikintu cyose ukora, kumesa mu rugo, ibyo byose babyita umurimo w'amaboko, bigira ingaruka ku buzima. Icyitwa imyitozo ngororamubiri rero nicyo cya kabiri cya kindi ubona, ni imirimo y'amaboko umuntu ashobora gukoresha, akoresha amamisikire n'ingingo ze agamije kugira icyo ahindura ku buzima. Niba nk'umuntu ukoze nshaka kugabanya ibiro, yitwa n'umwitozo ngororamubiri, kuko ufite icyo ugamije guhindura ku buzima bwawe. Ushobora kuba ati nshaka kugira igituza, mfite amaboko matoya cyangwa manini, mfite icyo nshaka guhinduraho, cyangwa se muganga yambwiye ko kugenda n'amaguru bizamfasha kugira ubuzima bwanjye, cyo ku mutima, imivuduko y'amaraso, ikintu cyose ukoze ugamije kugira ingaruka z'ubuzima, ingaruka zo guhindura ukusa, ikintu ushaka kwihinduraho uko uteye, fitness. Vuga ati ngiye nta mbaraga mfite mu maguru, bambwiye yuko ukuntu ngenda ngwa, nkoze imyitozo byazankomeza. Urwaye se umugongo, ibyo rero ibyo ukora byose ugamije kugira icyo uhindura ku buzima bwawe. Cyangwa ukavuga ati maze iminsi nkora akazi bikantera stress, ibyo babyita activité physique cyangwa se imyitozo ngororamubiri. Siporo rero nicyo twavugagaho uyu munsi. Siporo ni igihe hajemo irushanwa, amategeko, amashyirahamwe, amabwiriza n'urwego ugezeho. Urwego babyita ngo ni level cyangwa se ubushobozi bw'umubiri wawe. Ushobora gutangira uri amateur, uri football division ya gatatu, ihanzeho bagira amadiviziyo menshi mu makompetisiyo ariyo yose. Ubwo nuvuga ngo iyo urenze aho ngaho hari ibyo usabwa kujya uzajya muri diviziyo ya mbere, hari ibyo usabwa kugeraho kugira ngo uzagere mu gukina ku rwego rw'isi. Ndetse hazamo amarushanwa, hazamo n'amategeko, hazamo n'ibihano. Niyo mpamvu siporo yo akenshi tubyitiranya. Ubu abatwumva nazo yagiye gukora imyitozo, agiye nko muri gym cyangwa bagiye muri aerobic, ajya avuga ko agiye gukora imyitozo ngororamubiri kubera ko bifite akamaro ku buzima bwe. Ariko iyo uvuze ati ngo ngewe nkora siporo, nurira amasikariye ndi mu kazi n'iki, iyo ntago aba ari siporo, nta nubwo aba ari exercise. Ni umurimo w'amaboko, kubera ko kujyana urupapuro rwa sekreteri ntago wagamije yuko umubiri wawe benefiting. Umuntu nkunda kubibwira abantu iyo turi kubiganiraho ndi kubasetsa, babwira ko umuntu uva Ziniya akajya kurangura Nyabugogo ari acururiza yikoreye agataro k'ibiro 40, aragenda agatakaza ibinure, yagira ute, ntashobora no kubyibuha, ariko ntabwo bimurinda kurwara umutima. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo umwitozo ngororamubiri ahantu utandukanira hazamo icyitwa ubwenge, psychology yayo. Iyo wambaye inkweto za siporo, nako nanjye ndacyabyita siporo ko ni terime yatugiyemo, inkweto zigamije gukora ngororamubiri, wabiteguye uvuga ngo ndava hano ngiye mu mujyi kugira ngo ngire ubuzima bwiza, bambwiye ko mu kugabanya stress nkoze imyitozo ngororamubiri byamfasha. Icyo gihe ni exercise, kubera ko ubwonko, ingingo, uruhu, aho uhura nawe wowe ubwonko uba wiyumvisha yuko bikugira akamaro. Naniko n'umutima n'imisemburo usekreta, imisemburo urekura y'umubiri ijyana no kwishima kuko uba wabyiteguye. Umunyagataro bitandukanye iki, agenda acunga abakamwaka, agenda acungana n'umukiriya, aho yiruka n'umukiriya, agenda ahangayitse, ari kwibuka ko abana yasize batari kurya. Uko guhangayika nubwo bari gukora, ari gutakaza imbaraga,
imisemburo ye iba irekurwa, nta kintu gishobora gutuma agira ingaruka ku buzima bwe. Niyo mpamvu imyitozo ngororamubiri umuntu agomba kuyikora ubwonko bwe bubiteguye, ari nazo nama tugira abantu ntibakajya babikora nka siporo nk'irushanwa. Cyangwa ugasanga umuntu ufite imyaka 50 ajye muri classe muri gym ajye guhiganwa n'abantu arusha imyaka 20. Ubwo ngo iyo agiye kurushanwa abatangiye kugira imitekerereze nk'iya siporo, atangiye guterura nk'ibyo bakora, umubiri witangiye kumubwira yuko arushye agashaka guforosa. Nibyo tujya tubona kenshi nk'abantu b'abaganga, ariko tukabyihora. Ariko umuntu udukurikira yagiye gukora imyitozo ngororamubiri, biba byiza ari uko atabigize nka siporo, ahubwo akabigira imyitozo ngororamubiri ndetse akanabikora azi uko ameze, uko ateye. Ariko ku muntu ukora siporo yo bifite ukuntu biteye, bifite amategeko, hari imyaka ugeramo na bya bindi basabaga byo kuba ufite ubushobozi, ikipe ikakurekurika kwihorera kubera ko ntago bya bindi ukibyuzuza. Niyo mpamvu tujya dutungurwa tuvuga uko bavuga ngo uriya mukinnyi arashaje afite imyaka 35. Nicyo kiri special akenshi abantu bibaza kuki asezera. Niyo mpamvu kubitandukanya ibyo ngibyo ndumva ari ikintu cy'ingenzi byuko abantu bakwiye kubimenya. Urakoze cyane. Hari akantu uvuzeho abantu benshi bibeshya. Umuntu wenda tuvuga urugero yaravuye Kimironko aje Ziniya, hari umuntu aje kureba, wenda moto iramuhenze agiye n'amaguru, ngo ndi muri siporo, ngo ntacyo ngo kora siporo. Abantu babyumve neza ko byose ni mu mutwe nka ya mvugo, utateguye umutwe ko ugiye gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, nanjye ndacyavuga siporo, ariko bizagenda bihinduka. Hanyuma ubusanzwe tuzi ko siporo batugira inama ko gukora iyo myitozo ngororamubiri cyangwa se siporo nk'uko tubimenyereye twese ari ingenzi ku buzima. Bigira ingaruka rya rundi? Bigira ingaruka nziza. Bwa mbere tubyumve ko umuntu ukora imyitozo ngororamubiri mu buryo buhoraho bimugiraho ingaruka nziza mu mikorere y'imikaya, amamisikire cyangwa se ingingo, gutekereza. Buriya umunaniro n'umuntu unaniwe bisanzwe, icyambere mu mitekerereze umuntu ukora imyitozo ngororamubiri, kubera ko umubiri iyo unaniwe uruhuka neza. Niyo mpamvu n'abantu ba kera bashobora kuba baryama bakajya mu buri saa moya bakabyuka saa 11. Ni amasaha arenze akenewe, ariko kuko babaga bakoresha umubiri byabaruhuraga neza, bakabyuka n'ubundi saa 11, saa 12 n'ije bakaba bageze mu mirima. Kubera ko bakora imyitozo, nubwo yabaga biri mu mirimo y'amaboko, byahindukaga yuko binaniza umubiri bigatuma umubiri waruhuka. Abantu kera bageraga uburyo kibibuka ugereranyije n'iki gihe, kuko abantu muri iyi minsi ntabwo bakora imyitozo ngororamubiri nk'uko bimeze. Dufite amamodoka, dufite amamoto bavugaga dutega, dufite imihanda inyerera kwihuta. Ibintu byose byagiye bituma imirimo y'amaboko tuyigabanya, ndetse uko ubuzima bugenda buzamuka bumera neza, abantu bagenda noneho na bya bindi twabonaga hanze, babonaga kugenda izuba rikamwakiraho, abona za vitamini D umubiri ugira, barabibuze bajya mu mamodoka afite fime, muri ofisi zifunze. Ugasanga iby'ingaruka by'imyitozo ngororamubiri cyangwa imirimo y'amaboko twakoraga tugenda tubitakaza. Izo ni ingaruka nziza z'uko umuntu yahoraga, ugasanga afite imyaka 80 atarataka umugongo, imyaka 80 aterura ikintu kiremeye. Twabonaga abanyogokuru cyangwa abanyogokuruza bacu cyangwa abasogokuru bita ku buzukuru bafite imyaka 85, ashobora guteka, koza utwombo, agaburira abana, ubona ko uturimo tw'amaboko. Byagiraga ingaruka nziza mu mikorere y'umubiri, mu mitekerereze, umutima. Indwara z'imitima ntago zakunda kuba ari nyinshi nk'uko biri kugenda biza ubu, kuko twaricaye, kuko indwara zitandura nyinshi zituruka mu kuba tudakora imirimo y'amaboko cyangwa imyitozo ngororamubiri. Ubwo ingaruka nziza ni nyinshi cyane, kuko bishobora no kurwana n'izindi ndwara za kanseri, ibyo mwumva zito za stroke, birwanya imibyibuho ikabije nayo ikurikirana n'ibinure byinshi. Nuvuga ngo gukora imirimo y'amaboko n'imyitozo ngororamubiri buriya bigira ingaruka nziza cyane, usibye ko twe tutabikora mu buryo buzwi, kuko nta buryo dukangurira abantu ngo babikore nk'aho ari ibyabo bwite. Ahubwo usanga uko dusirimuka, uko tugira amafaranga, urashaka uko ugereza imodoka, urashaka gukorera jaride, urashaka kumesera mu myenda, urugero. Kandi ibyo ngibyo kera kuko bitabaga bihari, wasangaga n'umuntu ufite abakozi akoresha anajya no mu murima akakorana nabo. Ubwo byatumaga n'ubundi ubuzima bwe no gusaza bitinda. Ingaruka nziza bigira ingaruka mbi ryari. Ubwo turavuga kuri babandi bakora siporo nk'akazi ka buri munsi. Nuko
twavuze mbere ko kiriteri ni uko umuntu akora birenze ibyo umubiri ukeneye. Urebye umuntu ukuntu ateye, ukuntu ahagarara, ukuntu tuba duhagaze, ubwabyo ni ibintu biduhereza desavantage cyangwa se bitaduhereza amahirwe y'uko twakora imirimo ikomeye cyane. Nk'iyo urebye intare, ukareba inka, ukareba iki, iyo intare igenda yiruka inyaruka, umuvuduko wayo ubona ko biteye nk'uko nayiteye, kuko umugongo wayo uba utambitse. Imbaraga z'isi zikurura zitwa pesanteur, cyangwa imbaraga ntago zinyura mu magufa y'umugongo wayo. Nuvuga ngo umuntu ukora siporo uko tuba duhagaze, imbaraga zose zitwinjiramo. Iyo usimbutse wumva imbaraga zinjira mu ivi, iyo usimbutse harehare wumva bitwinjiramo. Ariko ziriya nyamaswa ko umugongo wabo umeze neza gutyo, zihagarara ku maguru ane, ziba ziri stable. Nuvuga ngo urebye umuntu urebye ibirenge byo kuba bihagaze, ntago agenewe kwiruka cyane, dukuyemo kazi wafashe gukora imyitozo ngororamubiri. Ari na mpamvu haba hari amategeko y'ibyo ugomba guperforma, amatekinike akurinda kuvunika, ugomba kuba warabyize ukanyuramo, bakakugisha amatekinike yo gutera umutwe, kuko wowe ugiye gutera umutwe utarabyize ushobora kubabara n'umutwe, kuko bo bagira ukuntu batozwa ukuntu bashyira ingingo zabo ku murongo kugira ngo babikore neza bibarinda indwara. Ariko kuko bakora buri munsi imyitozo y'amasaha 2 ku munsi, buri munsi ukarushanwa mu kwa gatandatu ku cyumweru, mbese umubiri ntago uruhuka. Ari nayo mpamvu bituma asaza vuba. Ingaruka mbi ya mbere nuko asaza mbere. Iyo mvije umuntu ngagiye mu zabukuru afite imyaka 37 biba bisekeje. Ariko impamvu nuko izambaraga yakoresheje mu myitozo kuva ku myaka 17, akenshi bahara n'abatangira munsi yayo, ziba zarinjiye zariyongereye mu ngingo, imikaya y'ibaragiye ikomeye. Niyo namurebye ubona ko abakomeye, imikaya ikomeye cyane, kuko uko ubikora cyane urakomera cyane, bisona kusaza vuba. Gusaza vuba ntaho bitandukaniye n'intare, kuko ikoresha imbaraga nyinshi mu buzima bwayo, mu guhiga, mu kubaho. Niyo yabigiye kwica intare, agakwavu ikoresha imbaraga nk'uko yica imbogo, kubera ko ikoresha imbaraga cyane nayisaza kare. Niyo mpamvu burya zitanarama. Burya n'inyamaswa mureba zirama cyane nk'utunyamasyo, nuko dukoresha imbaraga nkeya. Nuvuga ngo imyitozo myiza ni imyitozo ikorera imbaraga ziringaniye, zitari nyinshi. Ariko ku ba sportif ni ukurushanwa, ni ukwiruka ku muvuduko udasanzwe, ni kunyaruka cyane, ni uguterura ibiremereye, ni uguterura ibiremereye kugira ngo urushe mugenzi wawe. Kuko uba ukoresheje imbaraga nyinshi, izo mbaraga ibyo bita force cyangwa byitwa stress cyangwa tension, nibyo byiteranya, babyita accumulation y'amaforce ajya mu mubiri cyane. Ayo maforce yagiye mu mubiri cyane, ingaruka zayo nta kindi no gusaza. Niyo mpamvu ureba umuntu w'umusportifu asaza yarashize cyane. Ni ukuvuga ngo bisobanura ko imbaraga ari bukoreshe, nkanjye Christian ugenda buri munsi wirirwa akora akazi gasanzwe, imbaraga ari bukoreshe mu myaka 70 azimara mbere y'imyaka 40. Niyo mpamvu usanga ba ritayaringa hakiri kare, kuko urumva umubiri wabo ukuntu ukora. Intambwe ateye mu cyumweru zingana wenda n'intambwe wenda 200,000. Mu gihe ngewe wigenda mu busanzwe mu cyumweru nateye intambwe 10,000, cyangwa nateye intambwe 50,000, we yateye intambwe 500,000, kuko ariruka, araterura, arasimbuka. Ngibyo ngibyo byo gusimbuka simbikora keretse mu maokaziyo make nterura akantu mu rugo karemeye base y'amazi. Ariko bo babikora nk'inshingano, kubera ko akazi kabo gatuma azajya arusha abandi mu bushobozi bw'umubiri bw'imbaraga. Ngo rero ikintu gikoresha imbaraga, abantu babyumve yuko iyo ukora imyitozo y'imbaraga ukabikomeza ntumenye igihe cyo kuritaringa, kuko barabona abanyahanga bamenye igihe cyuko harije n'umuganga bamubwira nti rekeraho nukomeza gutya ahubwo uzasaza cyane kurusha kare. Niyo mabona abakinnyi benshi iyo bagize cyane basaza 54 apfa nk'umusaza, kuko bakora cyane ingingo zisaza vuba. Iyo ni cyo kibazo cyane cyo gusaza vuba. Kindi cya kabiri nuko uko umubiri ujya kuri stress, n'izindi ngingo, imitima, ibihaha nabyo bikora cyane. Ni ukuvuga ngo buri rugingo rwose, nubwo ari za misike twabonaga zisimbuka, burya n'umutima uzari byo wibutse cyane utera vuba cyane. Ni ukuvuga ngo nabyo kuko bijya kumera nka za ngingo, nabyo inshuro zagombaga gutera mu buzima, ujya ku byago yuko ushobora kuzabirwara kare, kubera ko warabikoze. Ariko iyo wabikoze mu buryo buri modere, uburyo bwanditswe, uburyo bujyanywe n'inama z'abaganga, bikugira akamaro ku buryo kiwarama cyane. Kuko abantu ba kera, ari umusaza wambwiraga ngo abona abantu biruka mu mihanda bikamutangaza, kuko kera ntago bakinaga kwiruka. Wajyaga gusura umuvandimwe ukajya mu birometero 200 ukanana no mu nzira, ubwo ukoze imyitozo yoroheje, nta wabonaga umuntu wiruka.
ikindi byaragoraga kubona kandi wabonaga bari fiti, wabonaga bakomeye kuko yabaga yarateruye ibiremeye, yabaga yarahuye ibishyimbo, yabaga yahinze, yabaga yavomye ijerekani, gutashya gutema igiti cyangwa akacyurira agiye gukuramo dukwi dukeya. Nuvuga ngo imbaraga nyinshi kuzikoresha n'abantu mbona bakuze bakora muri gym ugasanga ashaka kwiyangiza. Niyo mpamvu hari igihe tujya twakira n'abarwayi bagize ingaruka zatewe no gukora siporo nyinshi cyane cyangwa imyitozo ngororamubiri nyinshi cyane, babikoze nka forme ya siporo nka competition, bagakwiye gukora ari ibintu byanditswe na OMS ndatekereza cyangwa World Health Organization cyangwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ishinzwe ubuzima ku isi, basohoye amabwiriza y'ukuntu umuntu usanzwe yagakwiye gukora imyitozo. Ni iminota 150 kugeza ku minota 300 mu cyumweru y'imyitozo yoroheje cyangwa iringaniye. Ikomeye ntiwakagombye kurenza iminsi 2 mu cyumweru unagukora utuntu tw'amamisikere amwe manini akenera gukoresha imbaraga. Ni ukuvuga ngo bikwiye kuba bisobanuye ko ari imyitozo yoroheje kwiringaniye cyane, nta bikabije nko guterura ibiremeye abantu baterura muri gym. Iyo uri umuntu utakompeta n'iki bagakwiye guterura ibiro biringaniye, ukazajya uterura nabwo gukoresha imikaya imwe y'ingenzi dukoresha dukenera imbaraga cyane. Yego. Ubwo tubonye gusaza vuba, imburagihe, no kuba yagira zimwe mu ndwara zije mbere bitewe n'uko hari ingingo yakoresheje cyane. Yego, izo ni zimwe mu ngaruka mbi zishobora kugera ku bantu bakora siporo nk'akazi kabo ka buri munsi. Hanyuma tumaze kubona ibyo ngibyo by'ibibazo bashobora guhura nabyo birimo gusaza imburagihe cyangwa se n'izo ndwara twavuze zishobora kuza imburagihe. Bitwararika iki bano bantu bakora siporo nk'akazi cyangwa bite kuki kugira ngo birinde ibyo bintu? Ikintu abo ngabo bakora siporo wenda ko nibagiwe nuko umuntu ukora nk'irushanwa nabwo bagira ibibazo by'imitekerereze cyane, kubera ko amarushanwa haba harimo ibyo basabwa, hari ibyo babuzwa. Ubuzima bwo mu mutwe, stress, za depression nabyo nacyo ni ikintu baba bariho, kuko nk'abaprofessioneri bo barabizi, bahura na za stress y'uko asabwa gutsinda, kandi uwa kompeta nabo bashaka gutsinda. Iyo hajemo gutsindwa n'icyo usanga bajya ku ma stress, mujya mu byumva ko umukinnyi nta kintu kimaze, bahura n'izo torture zituruka externe, no ku mubiri we ukeneye kuza gukora buri munsi. Hari ryananirwa no ko nk'iyari umu elite ari wa wundi utsinda ukiri cyane, hari yagira nk'akantu performance kajya hasi kubera depression cyangwa se ibibazo byo mu rugo, ugasanga na stress zituruka hanze bashaka kugira ibibazo by'imitekerereze, ubuzima bwo mu mutwe bwabo bushobora guhungabana. Kuri icyo kibazo warubajije ni ibiki bitwararika umuntu ukora siporo nk'akazi ke ka buri munsi. Ibintu byinshi agomba kwitwararika, nuko agomba kumenya ko atari umuntu usanzwe. Ibyo asabwa gukora ntago ari ibintu bisanzwe. Icyo nicyo kintu cya mbere, kumenya ko niba ukina football, niba ukina marato, ntago uri umuntu usanzwe, uri umuntu uperforma ku rwego rwo hejuru. Ntago umeze nk'umuntu uzakora akazi ka office agategereza pension y'imyaka 65. Uzagera ari kare. Ugomba kumenya yuko akazi kawe kari special. Icyo ubusabwa ni discipline iri ku rwego rwo hejuru, bwo kumenya ibyo bintu, ukamenya ukurya, ukunywa, ukuryama. Ntago ukenera ibintu bingana nk'iby'abandi. Abenshi usanga ari umuntu umeze utyo, ariko ugasanga aba nk'ubuzima bwacu, ugasanga arataha uko match irangiye yaragiye yisutsemo inzoga, yisutsemo iki, kandi umubiri we yawushyize kuri stress. Aba batabizi ni ukubera ko baba batarabonye uburezi buhagije cyangwa education kuri bwo buzima bwe. Ni umuntu ufite umubiri uriho ibibazo byinshi cyane, kuko twabisobanuye hejuru tuvuga ko umutima ubukora cyane, igihe gikora cyane, imitsi y'amaraso incamo umuvuduko w'amaraso uri kwihuta, ubwo bunyuramo intuza. Izo stress ni ukuvuga ngo umukinnyi agomba kuba afite discipline ikubiye, wenda navuga 5. Umuturage usanzwe wigendera n'amaguru, wikorera akazi ke gasanzwe katarimo stress, wicara ategereje pension ye izaza imyaka 60, uba ufite igihe. Umwatlete nta gihe aba afite cyo kuba ari productive. Nta productive kuba yinjiza ni igihe kiri limite, agomba kuba afite discipline hejuru. Ibyo ngibyo abo hanze baba babizi kuko banyura mu mashuri, mu za academy, ibyo byose barabigisha. Ariko abiwacu muri Afrika no mu Rwanda ni impano. Ariko discipline yo kurya, kubaho, agomba kuyitaho, kuko umuntu utakaza imbaraga nyinshi ugomba kugarura. Kubigarura ntabwo tubigarurira mu nzoga, kuko byo twitegereza ku bakinnyi discipline zabo, ukuntu barya, ukuntu bagira ute,
n'amasaha baryama yewe hari n'abafite amarushanwa ntaryama amasaha menshi kuturusha twe twikorera akazi ku buryo amasaha ushobora kuyaryama utananiwe cyane amasaha 5 wayaryama ugakanguka wumva waruhutse ariko umusportif aba akeneye kuryama ahantu heza ahantu hatari bimurangaza ahantu yewe binashobotse haba hari na soundproof ahantu usaku rwo hanze rutamugeraho ahantu hari agahehere ahantu ashobora kuryama bigize harimo ashobora gukenera no kuruhuka birenzeho ngaho ya myitozo yakoraga buri munsi mu myitozo ategura ku kompeta ya siporo kuko twe tubavuga ko abakora siporo kuko byabaye akazi abakeneye kugira indi myitozo imude stress muruhura niba ari umufootballer akavuga ati ngiye kuzajya nduhukira wenda muri piscine mu mazi cyangwa ngiye kuzajya ahantu nyonga kagare nduhuka nganira n'abandi bantu akazajya ahindura za activity kugira ngo ajyagira umwanya wo kwita ku mubiri kugira ngo urangaremo gatoya hari ni ahandi ugiye kubona ikitwa za lokale uzuba bazi ko ari lokale gusa kugira ngo barye babaye neza ntabwo ari cyo gihe cyo kurya neza ahubwo ni igihe cyo kumurvana muri za stress minervare y'abana niba yarashatse bwa buzima busanzwe aba ari igihe cyo kugira ngo bategure ku bwonko bwe bukura buruhuka n'imyitozo bakora mu marokale aba ari imyitozo mike ntabwo bimeze nka cyagiye babategura amarushanwa ni igihe cyo kuba babategura kwirushanwa mu bwonko mu mitekerereze na bya biryo barya atabona kujya bibona intani ko babikora ariko hanze abakinnyi bo hanze ibiryo babyitaho kuko barabigisha uko barya rero umukinnyi akwiye kuba arya proteine nyinshi kuko misikere zikenera proteine ndavuga ibishyimbo inyama amagi amata ibintu byose bibamo ibyubaka amaserire kuko uko ukora siporo nyinshi amaserire y'amamisikere n'ingingo agenda yangirika urabyumva niba unasimbutse rimwe burya hari akantu kaba kagize rero iyo yaruhutse cyajya mu gihe cyo kuruhuka abakeneye kuryama cyane akaruhuka akarya akanywa amazi ahagije hari n'abatanywa amazi ugasanga yinywera ibindi bihari aho ngaho baba bakeneye kunywa amazi ahagije bijyanye of course n'ibiro byabyo inama bazibona mu baganga ikindi bakakwiye kuba bakora za check up zihoraho iburayiho ni itegeko no hagati abakinnyi barasuzumwa amakipe tuba tuyagira inama yuko umukinnyi agomba gukora check up zihoraho z'umutima w'ukuntu hagaze ingingo z'abakinnyi mbere yuko bajya mu season kuko hari n'abajya gutangira bafite imvune batazi batewe n'imyitozo bakoresha mu off seasons so tubagira inama yuko rero bagomba kugira icyo cyo kuruhuka imirire bakayitaho n'imitekerereze bakayitaho bakimenyereza uburyo ki bazajya bagabanya stress isanzwe ariko akenshi ibidakorwa inaha mu baprofessionnel b'abanyafrika n'abanyarwanda ni kutarya neza kutaryama bihagije discipline ayo mazi ibyo ngibyo hanini bagomba kwitwarika kandi akantu k'ingenzi nuko mu gihe ahagaze yaba ari ahantu agiye kurya yaba agiye kunywa yaba yagize uti agomba kuzavuga ati nge ntago meze nk'umuntu usanzwe nzava mu kazi kare nirangaraho nge ntekereza ko n'iyo mitekerereze yo uyifite biguforosa gukora gutegura n'ubuzima bwawe neza ukuntu uzabaho waritayarinze ku myaka 35 kuko mu myaka 35 uba ugifite ubundi buzima burebure n'izindi nshingano nyinshi mu myaka myinshi niyo mpamvu n'uburyo cy'uhembwa wagakwiye kujya n'ubundi bumenyi bw'uko amafaranga yawe uyakoresha neza kubera ko ntago meze nkanjye uzategereza nkora nkazajya muri pansiyo yo mu footballer ntekereza ko ntago dufite ahantu ngo mu footballer yagize pansiyo ngo yakiniraga ikipe runaka ngo izamuheza pansiyo azajya mutunga ngo mpaka agize ibyo ngibyo ntago bihari no ku isi yose ntekereza ntago bihari ariko aba elite bo hanze pansiyo bazitegura bafite imyaka 35 bafite amahoteli afite iki ibyo ariko ntekereza ko umukinnyi wagize discipline avamo igitangaza kubera ko abakoca baba bafite nubwo bumenyi turi kubahereza uyu munsi bwamufasha hari n'umukinnyi udakina neza tarayifite ari ukubera imirire mibi ariko tarayifite ugasanga ni imirire idahari ntabwo bigomba kuba bihenze ibiryo mu Rwanda tuba tukibifite biva mu mirima byiza ibishyimbo bivamo proteine amashu n'imboga habamo amavitamini runaka bya bindi bisanzwe bihari ntabwo bigomba kuba bihenze cyane kugira ngo ugire imirire myiza nicyo kintu akenshi bavuga ngo nabuze ifi nabuze iki ariko haba hari ibihari ashobora gukoresha akagira ubuzima bwiza yego cyane ko unabikora nk'akazi ke ka buri munsi nawe hari icyo abavanamo gukuramo ibiti akita ku mubiri we ntabwo byakabaye bibingorane uwo tuvuze ugomba kwitaho gutyo nukiri muri ka kazi kugira ngo ashobore kugakora neza noneho wa wundi wageze muri ya pansiyo cyangwa se kwa kuva muri ka kazi ke ka siporo ka buri munsi
ni ibiki wagomba kwitaho nibura kugira ngo adahita aba nka wa musaza w'imyaka 80 ahubwo anamurusha kubera ko wa mubiri we yawukoresheje cyane imbaraga akazimara mbere y'igihe? Yego. Icy'ingenzi hano abakinnyi bagiye mu zabukuru cyangwa bagera, ibyiza ni uko iyo uvuye wari umuntu uri special ugiye gusubira mu bantu basanzwe, za force zakwinjiyemo ubusanzwe bingana n'uko utabwira umuntu wabaswe n'ibiyobyabwenge cyangwa n'inzoga ngumubwira uti zivuye kuva uyu munsi ureke. Umubiri ufite ukuntu uba waramenyeye, bisaba ko yagiye kuva mu myitozo, uko ajya muri za season atangira kugenda avamo gahoro gahoro ameze nk'ucuka. Ntago ari byiza yuko bavuze bati uyu munsi uraritarinze mbivuyemo uhita ujya muri supermarché cyangwa ujya muri office cyangwa ufungura iduka ujye wicaramo buri munsi, kuko wa mubiri wamenyereye gutwika ibinure byinshi, wamenyereye gukora buri munsi. Iyo uhagaritse ako kanya, ibibazo byo kurwara indwara zitandura, imivuduko y'amaraso, ibinure biki zibezamuka hejuru ku buryo ki wanapfa kare. Mwumva ba Maradona bavuga ngo barwaye imitima bagize ute, nuko bavagamo bakajya muri lifestyle imeze nk'iyacu. Kuko ari special agomba gukomeza gutekereza ko ari special. Yajya kubivamo hanze ho hari n'igihe babikoresha akavuga ati reka ngiye no gukina ahantu hatari competition zikomeye cyane, ni ikinira ahantu hatari ahantu bafite kunesha imbaraga cyane, akajyamo nk'imyaka 2 cyangwa 1 akavamo akavuga reka ngiye mu butoza kugira akomeze agera hano azajya akora utwitozo, akagenda agabanya gahoro gahoro. Mujye mubona ba coach bakomeye bakinnye imipira usanga bagifite n'ibiro bimeze neza koko ndi bari bameze batabyuha, kubera ko nuvuga ngo aho ngaho bya biryo baryaga none nk'umukinnyi warushanwaga. Ugomba kubihindura, ubihindura nkuko uhindura activity, ugenda ugabanya ukagenda uniga energy utakaza, ugenda uba aho ngaho bikugira akamusha no kurama cyane ukarenza. Ikindi kuko habamo kugabanya imyitozo wakoraga, kugabanya imbaraga wakoreshaga, kugabanya imitekerereze wari usanzwe uriho, ugatagenda uba mu buzima busanzwe. Hari n'ababirwariramo kenshi ugasanga abivuyemo ariko agiye gukomeza kuzajya akina ashaka kwereka abantu ko yabaye umwatereta yagize ute. Iyo agiye kujyamo ajyamo nk'umuntu ujya muri pension, imbaraga nyya pension bisobanura kuruhuka. Ari muri retraite ntago agikina umupira, agomba kujya n'imirire akayigenda gutyo gahoro gahoro progressive. Ikindi ashobora gukora ibintu bijya gusa nabyo, kuko nabyo kuko usanga nta kindi kintu abazi mu myaka ye yose. Kuva ku myaka wundi nk'umuntu ukinnye umupira akiri muto afite 12 10 aribwo yabitangiriye akaba professionnel, agiye usanga bibaye byiza akomeje za domaine zijya kumera nkabyo. Ashobora kujya mu mikorere ijyana n'imyitozo ngororamubiri, ashobora gufungura amagym, ashobora gukora n'aba coach, ashobora kugira inama abandi bakinnyi, ashobora kujya gufata umwuga we akawuhindura mu abo hanze. Usanga n'abakora mu itangazamakuru y'imipira bayigumamo. Ibyo ngibyo bimuhereza sense of purpose, kumva mu mutwe we akiri wa wundi bya bintu byamutwaraga ubwonko n'umutima, ibyo bimufasha mu rwego rw'imitekerereze. Aho atavamo cyane, kuko hari abakinnyi usanga inaha abivuyemo burundu, afunguye akantu wenda ga coffee shop cyangwa gaki, ugasanga agezemo agiye kujya muri stress y'aba investors atamenyereye. Kandi yibuke ko yakinaga bakamuheza amafaranga akayabona yakinnye ya performance neza, ahubwo agiye muri stress idasanzwe, ugasanga ashobora kuba yahuramo n'ibibazo by'indwara kubera ko stress agiyemo ntagazimenyeye. Niyo mpamvu yajya muri ibyo bindi bimufasha iruhande, yagakwiye kuba afite ukuntu kiri connecte na wa mupira na wa ya sport yakinaga. Bibaye byiza yazajya na volunteering, abandi bara volunteering, ariko agakomeza ahinda ko aba yariteguye ya discipline twavuze yagize yari mutoya. Ashobora gukomereza muri iyo myitozo, uwo muntu avamo neza rwose iyo yanabimenye. Ikindi nuko yabivuyemo byaba byiza akazajya yikurikirana nawe akora za check up nk'abantu basanzwe, kubera ko za risk zimuriho zitandukanye n'izacu. Nukuvuga ngo bisaba n'ubundi discipline nk'umusportif, aho ngaho warama cyane, kuko abantu ubona bashoboye kugira umubona abakinnyi bigeze tubona nk'ingero ngo umukinnyi araritayaringa nyuma ya season amezi 6 yabuze, wabona ukabona ngo yagize 200 warabona gafite 60. Akenshi nuko aba arakomeje kurya gikinnyi agakora imyitozo mu byo atazi, ariko abenshi baba barabyize bazi ko bari special n'imirire yarayihindura, akagisha inama ku munyamirire. Abafite ubushobozi bwo kujya kugisha inama bakatugana se twebwe bakora ubugororangingo, twamubwira tuti imyitozo ugiye kuyigabanya gutya ukurikirana umwaka umwe, asubira mu buzima bwiza akamera nk'umuntu usanzwe, akaba yakongera akanarama nta n'ikibazo yagize, nta migongo nta mavi. Iyo ari
umuntu wagize disipurine ihagije. Okay. Twizere ko abadukurikiye bari kugenda bunguka byinshi cyane cyane abakora siporo nk'akazi. Iki kiganiro twagiteguye nyuma yo kubona ko benshi hari ingaruka bagenda bahura nazo, nyamara abenshi ugasanga batanabizi, baba baragiye nk'ani wacu nubwo amakademi amaze kuza ariko ntaraba menshi. Abenshi bakina ubu ngubu babigiyemo kubera ari impano bari bafite. Ugasanga rero hari bimwe nyuma yo guhagarika ku kazi bakoraga kabo ka buri munsi hari ingaruka zibagezeho. Hanyuma tugaruke kuri uyu muntu wakoraga aka kazi ke ka siporo nk'akazi ka buri munsi, nyuma yo kubireka yagiye muri ya pansiyo ye. Bimwe mu bibazo ashobora guhura nabyo, za ngaruka mbi zimugeraho ni izihe nyuma yo guhagarika ka kazi ke ka buri munsi yakoraga ko gukora siporo? Ingaruka za mbere ni uko icya mbere akaretse ari muto. Ingaruka ya mbere burya kureka umurimo ukiri muto, buriya abantu duhangayikishwa nuko akazi kacu kabaye kenshi, ariko tutagafite nibwo turwara cyane. Hari ubwo usanga abihagaritse nta yindi nzira ajyamo. Ibyo ngibyo bitera guhangayika gukabije. Hari n'abahura na za depression, hari n'abahura n'ibibazo kubera ko iyo bibaye uri muto ubona ubuzima bubaye bunini kandi ubona ko icyari kigutunze kimeze nk'igihagaze. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere, ubuzima bw'imitekerereze cyangwa mental health psychologiquement, ni umuntu ubabara mu rwego rw'imitekerereze, ahura n'izo abari kuri risk yuko yagira ibyo bibazo. Ibindi ntabwo bitandukana nk'uko twavuze yuko uko aba yarakomeye agira ute indwara imvune yagize, kuko iyo bakina baba baragize imvune nyinshi zagiye zivurwa, zirimo hari abagira amafracture, hari ababa barabazwe inshuro nyinshi. Izo mvune yagize iyo atitonze abari ku byago byinshi yuko zizamugaruka. Imvune ni ukuvuga ngo yahagaritse ukuntu yakinaga, icyamurindaga nuko yakomezaga kuba akina agakomeza umubiri we. Iyo atitwararitse izo mvune ziyekimiye zagiye mu ngingo umutima w'ukuntu wakoraga bisanzwe, abari ku byago yuko yarwara buri rugingo urwo ariko rwose. Harimo n'ibyago byo kongera ibiro bikabije, hari ibyago by'uko za ngingo yirukansaga aribwo zigiye gutangira kumuhereza kubera ko ntagakikora imyitozo ngo ingingo zikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ingingo nazo zijya ku byago yuko zishobora gusaza vuba vuba mu gihe atitwararitse. Ni ukuvuga ngo kubera ko bisaba kwitwararika cyane, buri rugingo rwose yakoresheje mu buryo burenze rujya ku byago kurwarwara kuva ku mavi, imigongo, ibikanu, za sciatique. Abenshi barabirwara cyane ingingo, cyane cyane mu mavi nk'abafootballeur n'ababasketteur, kuko basimbuka bakunda kurwara mu mavi n'amashavi, kuko baba barwara nk'abo ngabo. Urwo rugero barwara iki? Izo ngingo. Abantu baba marato, wirukaga marato y'ibirometero 42 amasaha 2 kugira ngo ashobore gutsinda twari igikombe ari wa mu elite, aba yarakoze kwiruka inshuro nyinshi cyane. Umutima waba waragiye ukora cyane, warabaye muscle ikomeye ipomba cyane, ari ku byago yuko umutima niba abihagaritse ako kanya nawe yazarwaye indwara z'imitima. Ibihaha bye biri ku byago. Yewe twitwararitse indwara nyinshi cyane, ariko rero umuntu witwararitse agakomeza kuba nk'umuntu w'umusportifu, nyuma mu buzima akagenda agaruka neza yitwararika, akabanoza, izo ngaruka ziragabanyuka. Akenshi biba bisaba ko nk'uko nabivuze mbere muri bya bindi agomba kwitwararikaho, nuko iyo atabyitwararitseho urugingo rwe rwose rurahasazira. Muyo mubibona ko nk'iyo witegereje nk'ifoto y'aba bakinnyi b'abanyakenya, wenda muzarebe nk'uriya witwa Eliud Kipchoge, afite imyaka 40, ejo bundi afite imyaka 30. Iyo witegereje ifoto ye aracyarushanwa 40, ni umwana mutoya. Iyo ubyitegereje ukareba nicyo gihe cyo kuba utangiye gukora no kugira ute. Ariko urebye ifoto ye ukitegereza uburyo ki amaraso yazengurutse mu mubiri, ukareba uruhu rwe, ubona ameze nk'umuntu ufite imyaka 60. Buriya iyo foto yonyine uramutse unayifasha ukayereka abadukurikiye cyangwa abakurikira ikiganiro, bahita bavuga bati burya siporo ni umwuga nk'undi, ariko hari ibintu bigushyiraho. Umwitegereje ubona ko asaza nk'uko bidasanzwe. Ni ukuvuga ngo abantu bajye bitondera iyo bajya gukora imyitozo. Ni byiza yuko ujya gukora imyitozo ngororamubiri bagakwiye kuba byibuze uvuga uti nshaka iki, mfite icyo nshaka. Akenshi uba ufite ibyago byo kuzarwara indwara nyinshi zitandukanye. Niyo mpamvu hano password cyangwa ijambo ry'ibanga ku muntu ufite icyo kibazo nuko mubwira uti
itwararike birenze uko abandi bitwararika hano hanze. Kuko ingingo iyo ari yo yose zarwara, uruhu rwawe rurasaza kurusha abandi. Turi kugana ku musozo, Christian. Tugana ku musozo, ni iki twabwira abantu baba bapanga kujya muri aka kazi ka siporo ndetse n'abayirimo muri rusange, kugira ngo birinde kuzahura n'ibyo bibazo byazabageraho kuko bayikoze ntibakurikize ibyo bakabaye bakurikiza cyangwa se na nyuma yaho? Ku bantu basanzwe, ndavuga abaturage basanzwe, abantu bakora akazi gasanzwe batari abasportif. Abasportif bisobanura ko ari umuntu ugakora, numva ko byumvikanye. Ariko umuntu usanzwe agomba kumva ko agomba guhindura imyumvire mu bijyanye n'imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri iba myiza ari uko umuntu ayikora iri consistent cyangwa ihoraho. Niba wiyemeje gukora 3 mu cyumweru ugenda n'amaguru, fata uwo mwitozo uwukore. Unashaka amakuru kugenda n'amaguru ni gute bagenda neza bate? Akenshi amakuru bayakura ku bantu babyigiye, abaganga, abantu bize imyitozo ngororamubiri. Ujya kumva ngo biga mu physical education, kuki batabyita sports education? Ni ukubera ko sports education ni education y'abasportif, na physical education babyiga inaha biga imyitozo ngororamubiri. Baba babizi cyane, bazi imyitozo yajyana n'umuntu umeze utya, babazi ndetse rimwe na rimwe n'imyitozo yahereza umuntu udafite imbaraga kugira ngo amwongerere imbaraga, ubushobozi. Bazi imyitozo yagufasha kuba watwika ibinure byinshi kugira ngo bigufashe kugabanya ibiro. Akenshi biba bisaba uko kwitwararika. Ikindi ni uko imyitozo ngororamubiri bagomba kumenya ko igira akabu kayo bitandukanye no guta ibiro. Nuvuga ngo abenshi bajya gukora imyitozo ngororamubiri ngo nshaka gutakaza ibiro, agakora nyinshi, agakora nk'abasportif akarwaramo amavi, barwaramo imigongo. Njya mpura n'abantu benshi aho tuba tuvura, ugasanga umubajije amakuru, ugasanga umugongo we yaragize ibiro byinshi, bamubwira ko imyitozo ngororamubiri zamufasha gutakaza ibiro, agatatangira kujya muri gym amasaha 2-3 akiruka kurira imisozi, atekereza ko ibyo ngibyo bigiye kumufasha, ugasanga arwariyemo n'amavi kubera ko yabikoze nka siporo, yabikoze nk'irushanwa, kubera amakuru make afite. Rero umuntu ukora imyitozo ngororamubiri agomba kumenya ko ari we bwite, ni unique. Umuntu wari wese aratandukanye. Imyitozo imfasha si igufasha Sam, si ifasha undi muntu undusha uburebure, uko undusha uburebure ashobora kujya muri gym agakora iby'abantu bagufi bikamutera ibibazo bikomeye. Biba bisaba ko iyo ugiye gukora imyitozo ngororamubiri ugomba kwimenya kuvuga ati abantu barebare nihe myitozo ibafasha cyane, abantu bagufi nihe yabafasha cyane, umuntu ufite ibiro byinshi nihe yafasha cyane, umuntu ufite imyaka ya 45 ni ibyo agomba kwitwararika. Ibyo ngibyo rero bitangwa n'abantu b'abaganga bazi uburyo cy'umubiri ukora. Barahari abize ubugororangingo, turahari. Hari abize zitwa occupational therapy, barahari. Hari abize aba orthopediste, aba neurologue bagira bari nama mu bijyanye n'imyitozo. Abashinzwe imirire barahari. Nuvuga ngo abantu bagakwiye kuzajya bitabira izo serivisi basaba amakuru ku buzima bwabo. Ntekereza ko bidahenze kurusha ubuzima bwabo. Nicyo kintu abantu benshi bagakwiye kumenya ko imyitozo ngororamubiri, wowe uri umuntu usanzwe, jya uyikora wayishatseho amakuru ubizi, kandi ayo makuru utayakuye gusa ngo kuri Google. Hari n'abajya kuri YouTube bagakora imyitozo bigana, ugasanga iyo myitozo wenda irimo niyo gukomeza ivi, kandi ivi ryawe rirarwaye. Umuntu wayikoze ni umuntu utari umuganga. Abantu bajye bakunda kuba bafata ayo makuru ahantu hizewe cyane. N'inama twatanze uyu munsi ntago zisimbura inama zo kwa muganga. Kenshi biba bisaba ko ugenda ukimenya, umuganga akabanza akakureba, akareba nuko ivi riteye. Hari igihe ugenda n'ibirenge bitambitse, bakaba bakubwira bati kosora mu gihe uri gukora iyo myitozo. Kandi abantu babyize barahari mu Rwanda, barahari. Ntekereza ko tumaze kugera ahantu heza umuntu akeneye amakuru bwite ukuye ku muntu yaboneka. Christian, reka tugushimire ku kiganiro cyiza tugiranye. Twizere ko n'udukurikiye nawe, cyane cyane aba bantu bakora imyitozo nk'akazi kabo ka buri munsi, iki kiganiro kirabafasha kugira ibyo bahindura muri ako kazi kabo ka buri munsi, mu rwego rwo kwirinda ko ejo cyangwa ejo bundi bahura n'ingaruka. Reka rero tugushimire we twari kumwe, dushimire by'umwihariko na Christian.
wemeye kwicara akadufasha kubasobanurira kuri iyi ngingo twari twateguye uyu munsi, kandi tunamushimire ko yatwemereye ko tuzakomeza kujya tubana muri iki kiganiro kigaruka ku ngingo zitandukanye, ariko cyane cyane we mwumvise uruhande arimo. Reka dusubire ubutaha rero, tubashimire, mwakoze cyane, Imana ibarinde.